Ese ni Icyizere TV online nk'ibisanzwe, tubanje kubasuhuza impande zose z'igihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, inshuti z'u Rwanda zitwumvira kure, abari hanze y'igihugu bakunda u Rwanda kandi baruzirikana, abari ikota amasimbi namwe turabashuhuje ngo amahoro y'Imana abane namwe kandi muhahe muronkwe, Imana ibahe guhirwa. Iki ni Icyizere TV, ibiganiro byacu kugira ngo ubone nta kindi ni ugukora subscribe, share and comment, twamara kubikora ugahita ubibona rwose, kanda kuri ako kazogera, witwima ijisho ryawe kuko turaguha ibijyanye naryo. Uyu munsi rero dufite umutumirwa udasanzwe rwose, araseka arishimye, ameze neza. Tugiye gutangira tumubaza uko yitwa, tumuha ijambo ku Icyizere TV. Tuzajya tubazanira udushya kandi udushya mukeneye. Yego, nabanza kukwakira kandi nkushimira kuba witabiriye ubutumire bw'Icyizere TV. Murakoze cyane. Yego, mwatangira mwibwira abakurikira Icyizere TV. Amazina yanjye ni Uwase Aziza. Yego, Uwase Aziza mama. Uwase Aziza. Kusa neza sha, ibanga ni irihe? Nta rindi, nugora nishimye. Yo, uhorana umunezero cyane. Ariko se ubundi wa mugani ni ihe nyungu yo guhora umuntu yijimye? Yijimye? Kwijima nta nyungu mbibonamo. Hora udakeye, udasa neza iyo wishimye, hora usa neza cyane. Yego, Uwase Aziza uri umunyeshuri? Yego, ndi umunyeshuri. Wiga he? Iyereka. Okay, byiza cyane. Hanyuma wiga muri he shami? Niga muri construction technology. Okay, uri umu-engineer? Cyane. Umu-engineer w'umukobwa, uri n'umuyisilamukazi. Rero ubundi mwarasibye, wakiriye gute igisibo? Igisibo nacyakiriye neza, kandi ndatuje, meze neza, nta kibazo mfite, ndishimye muri njyewe. Nawe wavugije debe? Kurivuza buri buke dusiba cyangwa? Buri buke musiba. Ubu ntabwo narivugije. Yo, byaragucitse. Okay, Uwase Aziza, ndabona rwose wambaye neza, ko abandi bakobwa tubona biyambarira utuntu tugize hano mu ntege, bakambara utuntu tubabanye, wewe kuki wifureba? Abantu bamwe baravuga ngo ni ukwifureba nk'ikigori. Okay, uburyo kinambaramo bijyanye n'amahame y'idini yanjye. Idini yanjye intoza kuba nakwambara nkikwiza, umukobwa w'umusilamukazi kandi n'umukobwa ufite umuco agomba kwambara akikwiza. Yego. Yego. Ubona se bikubereye wenyine cyangwa n'abandi bona bakakwiye kubigira umuco bakabigira umurongo? Buri muntu wese buriya afite uburyo ki wenda aba abona ikintu kimubereye, ariko ku giti cyanjye njye numva ko umukobwa wese yakagombye kwambara akikwiza. Yego. Ubuse bamwe mu bahungu ntibazanga kugira icyo bakubaza, kugira kukugana bakagutinya? Ntabwo bizatuma abahungu bagutinya? Oya, ntabwo bazantinya kuko ntabwo ari njye mukobwa wa mbere wambaye gutya, kandi hari na benshi bambara nkanjye kandi bafite abagabo. Nanjye rero nizeye ko nta musore uzantinya. Okay, musa neza rwose, iyo myenda yaba abantu bose bajyaga bayambara. Ubundi ubona iki, ni ihe nyungu ubona mu kuba abantu bambara ntibikwize, bakiyandarika, bakambara ibintu bigaragaza uko bateye? Wowe ubitegereje ubona ari ihe nyungu babikuramo? Hari ushobora kubyamba kutambara ngo yikwize, afitemo inyungu runaka, ariko yumva ko ashaka kugenda mu muhanda bakamureba, bakamwifuza. Yego. Ubwo rero mbona wenda ari izo nyungu ziri hagati y'abantu bambara ntibikwize, bambara utuntu tugufi, mbona ari iyo nyungu irimo yuko hari ibyo baba bashaka kwerekana. Ubona nta kibazo biteza muri sosiyete se? Abahungu bavuga bati abantu bambaye kuriya rwose baba batugerageza, ati usanga batuma dutekereza nabi. Ibyo bintu bivuga biki?
okay, hari abavuga ko nyine bibabangamira ariko hari nabo bishimisha. Hari abo bishimisha kuko nkeka ko haramutse habaye ko ntawe bishimisha cyangwa se abakobwa iyo babyambaye bakabona ko batari bubarebe, nkeka ko nta wabyambara, ariko kuko baba bazi ko bari bubyambare hari abahungu biri bubere attracted bakaba ari byo bibatera kumva ko bagomba kubyambara. Ariko mbona nta nyungu yo kwambara ubusa. Ku giti cyanjye nta nyungu yo kwambara ubusa. Abo bishimisha se ubwo byabashimisha bite kandi bimeze nkaho ari amaso arya kandi ndikaburara? Sinzi uburyo ki bibashimishamo kuko nanjye ntago ndagira wenda nguganire n'abahungu wenda bambwira ati bidushimishwa n'ibi, aho tuganira bambwira ko bashimishwa no kubona umukobwa yambaye akikwiza. Yego. Hanyuma nihe nama we wabagira abo bambara ubusa? Inama nabagira nuko bakwambara bakikwiza nk'abakobwa b'umuco. Hari nk'imyambaro abakobwa bambara ukabona ko koko nta muco urimo, ugahoraho umukobwa ugasanga yambaye akantu gafuromye nk'umupira gusa. Njye nkibaza buriya adamutse ataye nk'akantu hasi cyangwa nka telefone gatakara hasi, ni gute ashobora gutoragura iyo telefone? Ubwo rero nkumva ko rwose bajya bareka gukabya, bajye bagerageza bambare bikwize ku buryo naho yatambuka hose atari wa mwambaro yambaye ngo naca ku bantu agenda awumanura, kandi yawambaye abizi ko ari mugufiya. Niba rero bizi ko ari mugufiya ntukanagende umanuraho. Numva bakagombye kujya bambara imyenda itari bwirwa ibavuna ngo bamanureho, ahubwo bajye bahora bambaye imyenda imanuye. Yego. Hari uwo wigeze kubona wenda ataye nk'agatelefone hasi yambaye iyo myenda? Oya, ntabwo ndamubona, ahubwo njyemba numva mfite amatsiko yo kumubona. Akagata hasi nkareba uburyo ki agatoragura. Okay. Hanyuma se hari abo mujya muganira hagati abo wenda bakakubwira ko baba bari proud ya biriya bintu cyane? Oya, ntabwo ndaganira n'abakobwa bambara gutyo. Abo mwigana ibyo ari byo byose harimo ababyambara? Aho niga ntabwo bambara gutyo. Oya. Barikwiza? Ntabwo bikwiza cyane, kandi nanone ntabwo bambara twa tundi bari bugende bamanura bumva ko ari tugufi. Yego. Gusa hari abantu benshi cyane abasaza bavuga ko biri ari uguta umuco, sibyo? Abariya nabo twabaganiriza bakavuga bati kada ntabwo ari uguta umuco, ati umuco ni mu mutima. Wowe bivugaho iki? Njye icyo bivugaho ubwo byaba bisa nkaho nikunze cyangwa se nakwivuga ku giti cyanjye. Yewe uko imyambaro yanjye ariyo nzi ku giti cyanjye, kandi nkumva ko bavuga ko nyine kwambara twikwiza ari wo muco. Ubu njye mba nzi ko ibyo nkora ari wo muco, ahubwo ibyo mbona bitandukanye n'ibyanjye mbona ko nta muco urimo. Nta muco urimo? Yego. Ubwo ntibazagutera amabuye kuvuze ko nta muco urimo uzabakira? Oya, ntabwo bazantera ibuye. Buriya buri muntu wese afite uko abyumva, ubwo afite uko babyumva nanjye afite uko mbyumva. Okay, byiza cyane. Hanyuma se Uwase Haziza, ndabona wambaye wikwije, ako kantu ufite ku zuru kavuga iki? Aka ngaka ni umutako. Ni umutako. Ni inshuti yawe yakakwambitse? Inshuti yanjye? Y'umuhungu? Oya, ni njye wakiyambitse. Ugira boyfriend se? Yego, ndamufite. Uramufite? Nagira ngo wenda abantu, nagira ngo uburyo bwo kwambara impeta bwarahindutse, basigaye bazambika ku kazuru, ndabona ariho bisa neza. Oya. Okay. Sasa hari ikintu tujya twumva mu basaza bakuze bavuga ko kwambara kuri ari uguta umuco, ari uguta amahame remezo na kirazira y'umuco nyarwanda. Wowe ubifata ute? Uko mbifata njyewe wenda ku giti cyanjye kuba nyine nanjye numva ko bavuga ko ari uguta umuco cyangwa se ari ukwambara ubusa, nanjye mbifata uko nguko kuko siko nambara. Uko nakuze nambara ni uko nguko. Ubwo rero kandi uko nguko nambara mbifata nkaho
ntambara nkikwiza sinambara ubusa ubwo rero ngiye niko mbifata nk'umuco wanjye ubwo rero iyo mbonye bariya bambaye kuriya ahubwo mbifata ko wenda batandukiriye no kwambara tukikwiza wenda tuba tugomba. hari abantu bajya bishuka bakatubwira ko kwambara uko nguko bishobora gutuma ngo utabona umugabo ukaguma iwanyu, ibyo bintu bivugaho iki? Oya, ntago kuguma iwacu kw'abakobwa cyangwa se kubura abagabo kw'abakobwa byaterwa no kuba twambaye gutya. Kuko hari na benshi bafite abagabo kandi bambara gutya, ntabwo ari twe twaba tugiye kuba ba mbere. Ingaruka biriya bintu biteza ubona ari izihe muri sosiyete? Ingaruka zo kwambara ubusa, zo kutikwiza. Ingaruka ni uko hari abo bibangamira, nk'abo ngabo nk'aho kuba bavuga ati wenda abakobwa bataye umuco kuba bambara ubusa, bajya kuvuga ko umuntu yataye umuco ariko ko babona ko umuco udahari, ari uko babona ko ibikorwa cyangwa se uko twambara atari ko twagombye kwambara. Ubwo rero uko uwaba wenda abona ko umuco watakaye uwo nguwo wamubangamiye. Hari abandi bantu bibangamira batari abo basaza bavuga ko bataye umuco n'abasheshe akanguhe? Bibaho, kuko hari igihe umukobwa ashobora gutambuka atambaye ngo yikwize, usanga abahungu bamwe baramuvugana batitira inkuriya ukuntu aba yambaye, ugasanga bamwe bariciraguraho, ugasanga nyine bari kwijujuta utuntu ariko utuntu yaba bijujuta utuntu tuzima cyangwa se nsimbizi. ni ukuvuga ko mu bo babangamira abahungu nibo ba mbere? Hari abo babangamira, ariko hari ababyishimira muri bo, baranahari. Kuko hari n'umukobwa ushobora gutambuka akavuga umuhungu ukabasanga aramubwira ati wambaye neza kandi yambaye ubusa. Yego, abantu ntabwo bishima cyane. Gusa bashimishijwe n'iki? Ntabwo bizi ikintu cyakimushimishije. Hari abanyarwanda baravuga ngo amaso ararya indi kaburara, ko numva ari nkako biba bimeze. Ubwo nyine aba yashimishije amaso bikarangira bikamushimisha. Hanyuma se Haziza, tujya dukurikira imyitwarire y'urubyiruko muri rusange, yaba iy'abahungu yaba iy'abakobwa bashiki bacu. Hari ikibazo tujya twumva cy'abantu bajya batwara inda mu rugo. Kiriya kibazo ubona nacyo giturukaho? Ese ubona ubundi biterwa n'iki? Ntekereza ko kuba umukobwa yatwarira inda mu rugo bishobora guterwa n'umukobwa ku giti cye, bishobora guterwa n'ababyeyi, bishobora guterwa na sosiyete abayemo muri rusange. Sosiyete gute? Sosiyete ubwo mvuze abayemo muri rusange, ndanavuga ngo inshuti tugendana nazo, buriya inshuti tugira zifite imico itandukanye. Hari inshuti ishobora kuba yagushora muri ibyo bintu bigatuma wiguriramo n'uwo mutego. Nimba numvishe neza, bivuze ko izo nda umuntu atwara zitateganyijwe cyangwa akiri iwabo, imbere na mbere bituruka mu nshuti mbi? Nanjye nakubwiye ngo bishobora guterwa n'inshuti mbi, bishobora guterwa n'uwagatwaye inda ku giti cye, bishobora no guterwa n'ababyeyi. Ari umuhungu n'umukobwa, ninde ubigiramo uruhare mbere na mbere? Ni umuhungu. Ni umuhungu? Yego. Kandi umuhungu usabigiramo uruhare gute? Umuhungu niwe uba iya mbere kuba yasaba umukobwa ibyo ngibyo. None se ko aba ari ibyo wimuhereye? Wahise rero tukabyibona. Dusobanurire, kubera ko turashaka kumenya uruhare runini ninde urutera. Uruhare runini duterwa n'umuhungu, kuko umuhungu uramutse ubaye uvugishije umukobwa ukamugeza kuri iyo ngingo, ntekereza ko uba wamushutse. Nyine ubwo urumva ko intandaro niweho hanini, kuko utabimuganirije ntabwo umukobwa yakubwira ngo ibi n'ibi. Ubwo aramutse n'umukobwa bivuze, ubwo urumva ko nyine n'intandaro baturutse ku mukobwa, ariko la majorite ni abahungu. Reka rero ntago nyuzwe ati gute? None se urabizi neza ko abakobwa nibo bagenda bambaye gusa, sibyo?
nibo bafite uburenganzira ku byo batunze, sibyo? Ni ukubera iki impamvu uvuga ngo ituruka ku muhungu? Ariko n'abatwara inda bose ntabwo ari abambaye ubusa, ntabwo ari abagenda bambaye ubusa. Yego nyine bisobanure neza, ntabwo ndi kunyurwa. Ni ukuvuga ngo uri kuvuga ngo umuhungu niwe ubitera, ariko umuhungu baravuga bati turarengana, kandi batanga impamvu zimwe muri izo ngo haye, ukumva baravugisha ukuri, bafite rezo. Ahubwo wowe tubwire uti ni iyihe, mbega tubwire uburyo bwakorwa kugira ngo ibyo bintu bigabanyuke. Ni ubuhe buryo ubona, ni izihe ngamba zashyirwaho kandi ari mwe muzishyizeho kugira ngo ikibazo kitaba icyorezo? Wenda ushaka kuvuga ngo ni izihe ngamba wenda twafata, wenda urashaka kuvuga nkatwe nko ku bakobwa nyine icyo twakora kugira ngo nyine ibyo byo kuba twatwara inda zitateganyijwe wenda bibise nk'ibigabanyuka. Numva ko ikintu cya mbere ni ukwiyubaha, icya kabiri ni ugukurikiza inama z'ababyeyi. Yego, iyo uvuze kwiyubaha uba ushatse kuvuga iki? Kwiyubaha navuze ni nk'uko nguko ko kudatakaza umuco, kwa kundi twahoze tuvuga nyine ko kutambara ngo twikwize. Ushobora kwambara ntiwikwize ugasanga uciye hariya mu muhanda uteje umusore ibibazo, bigasa nkaho niyo yaba atanakuzi bikarangira wenda muhuriye nk'ahantu hihishe, nk'ahantu hihishe bikaragira gufashe nko ku ngufu. ubwo nanone aho ngaho uba uzabyarira mu rugo, waguteye inda itateganyijwe ariko yitwinda kandi uzabyara. ubwo rero ikintu cya mbere ni ukwiyubaha, twambara tukikwiza kandi tukera muri sosiyete turimo, mukarangwa n'imico myiza. Yego, dukuyeho wenda icyo cyo gufata ku ngufu, kubera ko wenda umuntu bafashe ku ngufu urumva baba bamuhohoteye, ariko hari abandi babyara batabafashe ku ngufu byaturutse wenda muri ubwo buryo wagiye uvuga. Ni ukuvuga ko ikibitera ahanini ntabwo gishingiye gufata ku ngufu, niko bimeze? Yego, nanone gishingira ku ki? Bishingira kuba mushobora kubikora mwabyumvikanyeho, ariko hakabaho uburyo ki bwo kutamenya uburyo ki muri bwitware muri icyo kintu. Ngaho noneho uvuga nk'ibintu bitanu abakobwa bakoresha bakavuga bati ibintu nitubigenderaho bizaturinda gutwara inda zitateganyijwe. Oya, ntarinze no kuvuga ibyo bitanu, kimwe nicyo cy'ingenzi, twifate kandi twirinde. Bibananiye wabishatse kwifata ntabwo byakunanira. Uravugisha ukuri? Yego, ndavugisha ukuri. Okay, ndumva utanze inama nziza yo kwifata. Hanyuma hari ubundi butumwa ufite bwihariye wagenera abashiki bacu? Ubutumwa nyine nabaha bijyanye no gutwara inda se? No mu bindi buzima busanzwe. Inama nabaha bashiki barumuna banjye, bakuru banjye, tugomba kumenya ko twe Rwanda rw'ejo kandi icyo dushaka cyose twakigeraho. Bityo rero tujye tuganira n'abantu bakuze, ababyeyi bacu batugira inama, dusome ibitabo, dusome ibinyamakuru, bizadufasha cyane. Gusa icyo nababwira cyo nibareke nyine twimakaze umuco tuwushyire imbere, dukora ibikwiye, mbese tugaragare nk'urubyiruko cyangwa se nk'abakobwa b'ejo hazaza bafite icyo bateza u Rwanda rwacu imbere. Nicyo nababwira. Ndumva twasoreza ahangaha, tuzongera tugutumire tuganira, hari utubazo twinshi tuba twibaza ku bari bacu, hanyuma muzatwemerere twongere tuganire. Yego, nta kibazo. Wakoze cyane kuza kwitabira ubutumire bw'Icyizere TV. Yego, murakoze. Tubwirira abantu bakore subscribe, share and comment. Bakore subscribe, share and comment ku Icyizere TV. Yes, nakagaruka. Ciao ciao. Hamotech Studio, work for our customers' needs.